ishyamba ripfutse pe ubona ko ari ishyamba. Ndangije ndabirebera ngeraho ndahumiriza n'amaso ndeba ibintu bari gukora ndava Mana kuki abantu nk'aba ngaba ataba ari gutwara ugatwara abantu bafite imitima myiza batatekereza no gufata umuntu mugenzi wabo ngo mukorere ibintu nk'ibi ngibi. Aba babi bakaba ari bo baba muri iyi si. Mana koko gusenga buriya birafasha. Nubu koko nkome mba ahantu mfira ahantu ubuzima bwanjye nahangaha nyine ubuzima bwanjye bugiye kurangira naho igitabo cy'ubuzima bwanjye kigiye gufungira. Nihoya nibi bintu ntibyashoboka. Ndangije nyine nibwo nicaye ndavuga ni Imana nyine ikora ibyayo nta mpamvu yo gutonganya Imana. Ubwo naha nyine kaniyakire. Imvura yaraguye bafite haje imvura ya yindi imwe ya danje haza imvura ariko noneho basaga nk'abantu batinya imvura. Niba baratinyaga ko ibyo bintu bisize bibaho simbizi, batinyaga imvura kubi. Barirutse n'akantu k'akazu kameze nk'ak'ibyatsi bubakishije ibiti n'ibyatsi ukuntu birukangana ya nyama yabo bajya inyuma gutya bajya kuyirya. Nanjye ariko uko navugaga niko nagendaga ngerageza gukurura akaboko kavunitse. Umvaga nyine bitewe n'amasaha nari maze nziritse ahantu numvaga nyine nta buzima nta mbaraga. Meruka amazi nariye n'ibyo twariye by'amafi n'iyo kawunga mugari. Ndashonje nta mazi icyaka cyanyishe. Ndangije ndwana gutya mbona akaboko kamwe kavuyemo ndagahisha kugira ngo hatagira umbona. Shisha inyuma nzitura n'ahandi ndizingura hose nyine bari banzinze gutya bamanyije n'igiti bazengurukije. Maze kwizingura ndavuga ntabwo ndi bwiruke ngo ngere kure aha kagace kose nyine natekereje ko aho hantu hose ndi nyine barya abantu. Ndangije shaka ndiruka ngeze imbere mbona ahantu hari igikuru gisa nkaho cyubakiye ninjiramo. Ndihisha imvura iranyagira mfite ubwoba nta nzoka ziri bundye ese nta kindi gisimba kirimo hano nyine hahandi udashobora no guhumeka ngo unahumbye gato. Ndangije nyine ndicara nibwo umugoroba waje. Ntabwo nababeshya ngo hari sangahe murumva nari namaze gufatwa bugwate na telefone imyenda bayinciriyeho. Nari nyambaye umupira wo hejuru na rya kote ryanjye barijyanye sinifubitse imbeho yanyishe. Wihangayika habonetse muganga gakondo utanga ubuvuzi bw'umwimerere kandi bushingiye ku bimera. Nahivurije umwijima mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye bankoraho riraka n'abahanga pe. Waba warabaswe n'ibibazo byo kwikinisha bigatuma amabanga y'abashakanye atabasha kugenda neza. Tambuka tugukize umuze nawe ubashe kunoza amabanga y'abashakanye. Ubu mubona nahoranye ikibazo cyo kutabyara nkajya ntekereza ko narozwe. Nyuma naje guhura n'umuganga aramfasha ndakira. Ubu nanjye ndi umubyeyi. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro rigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension. Ubu ngubu n'umuzi kubivuza indwara nk'umwijima, impyiko, rubagimpande, amibe, igifu, kubyimba, prostate, umutwe, imitsi ndetse n'izindi. Namwe nimutambuke kuko mwashyizwe igorora. Kuba ari imahanga namwe mwihangayika mwibaza uko imiti yacu iraza kubageraho kuko dukora na DHL kabagezaho imiti yacu kandi mu gihe gito cyane. Yewe amazina yanjye nitwa Urukundo Asiya. Ndi umubyeyi ndubatse mfite umugabo ufite umwana ariko ngiye kubasangiza ku nkuru yambayeho mbere y'uko ngira umuryango. Nanjye ndi umwana w'umukobwa mu rugo wa gatanu. Turi abana 10 abavandimwe banjye turi abana 10 mu rugo. Abavandimwe kajyaho papa kajyaho mama ya. Ubwo rero hari mu mwaka 2018 nari ndangije kwiga
nyine murabizi iyo umuntu amaze gusoza kwiga aba akeneye kugira aho agera, gushaka akazi, kwiteza imbere kugira ngo atangire ateganye kubaka ubuzima bwe bw'ejo hazaza nuko buzagenda. Nari mfite umushuti wanjye twari duturanye, twabuze turi inshuti kuva mu bwana kugeza n'uyu munsi. Icyo gihe twari turi gushaka akazi ariko hari hagezeho ikintu cya expo tujyamo tujya gushakamo akazi, we yari afitemo connection ntabwo twari bukabure cyane, niko kukabona nyine ko tukabona muri stand y'Abagande hariya nyine urabona muri expo haba hari utuntu tw'utuzu bagiye bubaka, buri wese akodesha n'aho akorera n'ibyo azakoreramo afite ubushobozi bwo kubikora nyine, kandi ari byiza bizakundwa n'abantu kugira ngo babonemo amafaranga. Natwe baduhamo akazi, bari abantu 3 b'abagabo, umwe niwe wari umunyarwanda abandi bari Abagande, natwe 2 b'abakobwa tugiramo akazi. Mu by'ukuri twaragiye turakora ibyumweru bingahe bya expo biraba birarangira, ariko muri abo ngabo nyine ukorana n'umuntu umunsi ku munsi, hari uwo twagiye duhuza w'Umugande turakundana, ntabwo twagera kuri level yo gukundana, reka twabaye inshuti tuyagira igihe cya expo kirangiye. Icyo gihe nibwo yatwaye namba yanjye nanjye nsigaraniye, tukajya dukoresha WhatsApp tuvugana. Tumaze kujya tuvugana kuri WhatsApp nibwo twaje kugirana communication ndende, ambwira ko azaza kundeba mu Rwanda mu kwezi kwa 10 k'uwo mwaka wa 2019. Yabumva twari tumaranye igihe tuvugana, yaragiye nta nubwo nabyitagaho cyane, ntabwo ari umuntu nahaga umwanya wanjye uhagije, numvaga nyine twarahuye tukaba inshuti akagenda, ari connection za WhatsApp bibaho mu buzima, murabizi abantu baraza bakagenda mukavugana badahari, ari internet ariko ibintu nk'ibyo. Ubwo icyo gihe nyine urumva hari hashize nk'amezi hafi 7-8 tuvugana ariko tudaheruka kubonana. Nari maze no gukuramo gakeya, urumva imyaka yari iri kugenda yicuma n'amezi. Tangije nyine icyo gihe aza gufata umwanya we, araza muri uko kwezi kwa 10 aza mu Rwanda, turahura turapanga aho kusasangirira. Icyo gihe twarasohotse, muri make nyine iyo minsi twamaranye hano mu Rwanda ari iminsi myiza cyane. Aza kongera arataha aragenda, nguma inaha nza kubona akazi ko gukora ahantu muri salo, zikora ibintu byo mu mutwe, ndagenda ndakora, tukajya tuvugana. Nabwo hacamo igihe kitari gito, aragaruka turongera turakomeza turaryoshya, turasohoka ahantu henshi cyane, nyine tubanye neza, ubona ko nta n'undi muntu wamusimbura mu buzima bwanjye. Nuko nibwo yaje gusura arambwira ati rero sheri wanjye, nanjye maze kumenya bihagije, tuvuye igihe kitari gitoya, basi wamfasha igihe cyazagera nawe ubaye utabitinye ukazaza kunsura Uganda, nanjye ngakwereka ababyeyi banjye. Mu by'ukuri naravuze se nzagenda nzabwira mu rugo ko ngiye he, nzavuga ko ngiye mu zihe mpamvu, mbibwira uriya mushuti wanjye, arambwira ngo oya buretse. Ndamubwira rero ntago naza iki gihe, reka mbanze nshaka icyo nzavuga, ubuzima burakomeza. Tukomeza tuvugana, akajya ambwira ngo ariko wanze kunsura, nanjye mu rugo bakumenye, kandi uri umukobwa nishimira, nteganya ko twanabana, ubaye utanenze nk'ikintu icyo ari cyo cyose mu gihe tumaranye. Mu by'ukuri naravuze ko naribi, haciyemo nk'amezi 3, amezi 3 ndambwira naribi,
icyo gihe yaragarutse mu Rwanda nanone turongera turaryoshya, tubyite kuryoshya kuko nyine iyo yabaga afite amafaranga ahagije, ntacyo namuburanaga. Iyo yabaga yaje, icyo gihe yaraje yanzanira na gift ya phone, ndishima numva ko nyine ari umuntu mfiteho gahunda ndende y'ubuzima bwa kure. Ubwo buzima nyine numvaga nta kintu buntwaye kuba ndi kumwe nawe, namuzi ari umunyamahanga. Nyine numvaga ari ibintu n'ubundi bisanzwe bibaho muri ino life turimo, yuko umuntu ashobora gukundana n'umuntu batavuka hamwe mu gihugu kimwe. Ibyo bintu nabibayemo, igihe kiragera ndavuga nta kibazo nzajya kumureba, ariko kuko mu gihe cyo gupanga kujya kumureba nabipanze n'uwo mukobwa twari inshuti, ndabyibuka muri famiye sinababwira ngo ngiye he, gusa nahamagaye sisa ndamubwira ndateganya kuzajya Uganda, arambwira ngo oya, ngo ntabwo mbikwemereye. Numva ko nambuza araba mbujije uburenganzira bwanjye, ndangije nyine ndabimuhisha. Turabipanga, ndagenda ndajya gushopinga, ngura inkweto, ngura imyenda. Icyo gihe ndavuga kujya mu Bugande bavuze ko utwara urugendo rurerure, ngura ikote rirerire ry'umukara. Ndangije ndavuga naribi zifubika ibi ngibi, anyohereza amafaranga. Maze kunyohereza amafaranga niko kuvuga ngo igihe nikigera tuzagenda. Nari namuhaye ko nzagenda ariko wa kabiri nimugoroba wa mushiti wanjye twari kuzajyana n'ubundi agira ibyago, nyina yitaba Imana. Imana ikomeze umutuze mu mahoro. Rangije ndavuga rero kuko n'ubundi imiryango y'uwo mukobwa twari inshuti harimo yari iri hanze, bavuga ko bazashyingura muri weekend ariko cyumweru, dupanga ko agiye kubafasha ab'iwabo nyine gutegura ibintu nk'ibyo by'ikiriyo. Arambwira ngo wagenda nugerayo ukabona simukadi yaho tuzavugana umbwira uko urugendo rwagenze. Nta kibazo, ndabana aribe ku cyumweru nanjye nzaba nagarutse mfashe umushiti wanjye kujya gushyingura mama wacu. Urumva yari inshuti yanjye, uwo mubyeyi yari mama. Ndangije nyine naramanutse njya hano Nyabugogo, mu rugo ni hano hafi na Nyabugogo, ntabwo ari kure. Naramanutse njya hano Nyabugogo, baza imodoka barambwira Trinity nizo zijya Uganda. Barambwira ni amafaranga 10,000, ni nta kibazo. Ndangije ari imbere ya covid ho gato, kuko twari turi kwinjira mu mwaka 2020 mbere y'uko covid iba. Hari nko mu kwezi kwa mbere gutyo, niba ni mu kwezi kwa mbere. Ndangije ndagira narakatishije bama ko ndi buhaguruke 3:30 z'ijoro. Nagiye gukatisha ari mu gitondo, subira mu rugo nditegura, ariko mu rugo bakibaza sengiye he, nkababeshya n'abana twiganye tugiye gusohokera hano. Se mama arashati banzukiye arateka ndarya, ibyo kunywa ndanywa. Arambwira ngo ugende neza, witware neza, za mpanuro z'ababyeyi zose nyine genda mura nazo. Papa baravuze ngo ntabwo ashaka ko ngenda, mama aramwumvisha, baranabishwanira. Nanjye ndavandagenda, ni ibintu byo ku ishuri, humura papa nta kibazo kibirimo. Bavandimwe banjye batarambwira uzatuzanira ibi nyine nk'abantu bishimiye ko ngiye mu rugendo rwa kure. 3 z'ijoro zarageze, ndamanuka Nyabugogo muri gare, ndicara. 3:30 zigeze, 3:30 zigeze, ndirira imodoka. Ndamubwira rero
ndahagurutse. Umuzi w'ubuzima kuri ubu Extra Power Formula wa muti kabuhariwe wirahirwa mu kuvura abagabo batakibasha kwisayidira ndetse ukaba n'ikimenywa bose mu kuvura bikinishije. Twawushyize kuri promotion. Umwihariko wa Extra Power Formula ni imbatura mugabo, ikaba umuti karundura mu kugarura akanyamuneza mu muryango. Wayimenye ntayishidikanyaho cyangwa ngo ayigereranye kuko irihariye kubera ubudasa bwayo mu bushobozi. Naho ibyo kwikinisha n'ingaruka zabyo bisigara ari nk'umugani. Hehe no kugenda uhungetwa, ubabara umugongo, uzunga isereri cyangwa se ubabara umutwe. Nimutugane tubafashe. Ukorera mu Gatsata, wanaduhamagara kuri nimero zacu 0786 04 04 36. Hano mu Rwanda ariko ntago nzi ngo ndagera Uganda, wambwiye ndagera Kampala nzafata indi modoka, naho hantu uri kumbwira ntago mazi. Ubwo magurutse na Trinity, niba koko wumva bigushishikaje waza tukazahurira aho Kampala aho Trinity zihagarara, ku buryo urundi rugendo tuzarukomezanya, dore ndanagukumbuye. Arambwira nta kibazo azabimfasha. Mu by'ukuri naravuze narebe reka ngende anyereka abo babyeyi. Nyine murabizi amaraso ashyushye, nta kintu cyo gutekereza kabiri umuntu aba agira. Aho bamujyanye ajyaho, nanjye numvaga nyine nahiye, muri make natuye, numva ntacyamagarika kuri urwo rugendo kibaho. Umva sinigeze njya no gufasha umushuti wanjye yagize ibyago, nayo namubwiye nzaza ngufashe mu bisigaye bya nyuma dushyingure, nzaba naragarutse. Hari kuwa gatatu icyo gihe, kuko mama yapfuye ari kuwa mbere nimugoroba. Ngiye napanze ko tuzagenda kuwa gatatu, ntabwo nigeze nkansoringa urugendo kuko ntabwo nari kumubwira ngo sheri ngo urumva ngo ibintu birapfuye, kuko kanaka yapfushije umubyeyi, twarabimubwiye aravuga condoléance nyine, ariko ugomba kuza. Nanjye nateguje ababyeyi banjye kuzaza bakakubona, barakwishimiye ku mafoto, ugomba kuza rero bakakubona. Tuzasubirana mu Rwanda tujye gufasha umushuti wawe guherekeza mama we. Nibwo nanjye nafashe urugendo ndagenda, ngera mu nzira imodoka idupfiraho, buracya tutaragenda. Numbaze ngo yapfiriye hehe, kuko ntabwo nari nzi ngo ako gace yapfiriyemo ni hehe. Gusa bwarakeye haza indi iratudepana, turagenda tugeze Kampala. Nibwo we nahagaze nk'isaha n'igice mutegereje atarahagera. Urumva nari navuye ku murongo, nta simukadi yaho nari mfite, gusa nari namubwiye ahantu imodoka iri bunsige. Gize amahirwe mbona araje, navugaga ko natindaho nk'iminota 30 mpita nsubiraho, nkamubwira ko gutegereza byananiye. Araza dufata indi modoka, ntabwo nakubwira ngo yari yanditseho gutya, kuko ruriya rurimi nawe urabizi, rwo mu Ruganda utarahamenyereye biragoye kuvuga ngo wafata ibintu mu mutwe byose. Mu by'ukuri twafashe urugendo turagenda, nari nzi ngo njyanye ni inkuru ibabaje cyane, ni inkuru njya kuvuga ngo mba n'ubwoba buranyishe, mbuze naho nyihera. Mu by'ukuri ni ibintu byangoye kubamo muri iyo minsi nabibayemo, ari inkuru ibabaje iteye agahinda. Ndangije turagenda tugera aho tugiye, dufata moto ho mu Bugande bemerewe no guheka abantu 5. Twateze moto tuyijyaho turi 2 n'imizigo. Nyine nari nitwaje igikapu kirimo imyenda, urumva rwari urugendo nari bumare mu munsi umwe ngo mbite ngaruka. Nawe urabizi urugendo rurimo ko rureshya. Naragiye ngezeyo, ntabwo yanjyanye mu babyeyi be nk'uko nabitekerezaga. Nabonye njyana ahantu hari kure y'umujyi cyane, wenda niko hubatse simbizi, hari kure y'umujyi. Twagezeyo, ikintu namubwiye mfite inyota, amazi twari twaguze mu modoka ndi kugenda nywa yari yashize. Anzanira yanzaniye ji ndanywa, maze kunywa ji
ndangije ndabyibuka neza icyo gihe haje abandi basore babiri arambwira ngo niwe babana ngo ntago aba mu rugo iwabo ngo yagiraga ngo mbanze nduhuke ngo tuze gufata urundi rugendo rugera mu rugo ni nta kibazo ko twe twongewe nawe twakoraga communication dukoresheje ururimi rw'icyongereza ariko uko nabibonye icyo gihe bo ntabwo bavugaga ururimi rw'urugande cyangwa rw'icyongereza we n'abo basore bajyaga gutera burage zabo baseka bagakoresha urundi rurimi ntamenya ngo ni ubwoko ki ndangize icyo gihe akambwira sheri nakwikundiye nabo bagukunze uri umukobwa mwiza uteye neza nta musore utakwifuza ni murakoze akababwira kuko hari mu masaha ya mu gitondo twahageze n'ubundi nka 4:00 5:00 z'amanywa twaricaye turaganira barateka turarya icyo gihe twariye ifi turya n'ubugari yarambwiye banekera umunyigi ndamubwira ngiye nkunda ibiryo birimo umunyu ntago bino biryo byanyu nabishobora nibwo bateka nyine ubugari kawunga bayita kawunga bugari noneho bateka iyo kawunga bugari yabo turarya tumaze kurya turanywa turabyina ariko yari geto yanjyanyemo avuga ngo niho abana n'abajama be turaza gukora urundi rugendo ujya ku babyeyi be nanjye nk'umuntu wari unaniwe waraye ijoro mu modoka ibintu nk'ibyo nahuye nabyo byose mu nzira numvaga nta kintu bintwaye byageze nka saa 12 z'umugoroba saa 12 z'umugoroba saa moya nibwo yaje bagiye hanze arambwira ngo ubu wicaye aho ndaje gatoya baragenda bamaze nk'iminota hafi 30-40 baganira yarambwiye ngo hari mugenzi wabo ngo ufitemo ikibazo ngo bagiye kugisalva niba ariko nabyita ngo bakigeho ngo bamufashe ngo araje tuganire ngo ningire ubwoba ngo ari kumwe nanjye ngo kandi baby you know I love you nyine ibintu nk'ibyo numva ko nta kibazo mfite numvaga ni mu maboko meza n'umutekano uhagije nubwo nagiye nta muntu n'umwe mu rugo uzi aho nagiye sibyo wa mushiti wanjye nari nasize mu Rwanda yagize n'ibyago baragiye baraganira aragaruka arambwira rero burije igihe kirageze ngo tujye kujya kureba ababyeyi banjye ariko sheri urabizi buri gace k'inaha muri Uganda nk'uko nakuganirije mbere bagira imico yabo n'imigenzo nibyo ndabizi ariko twebwe imigenzo tugirira complexe cyane ni ibintu bigoye sinzi niba uri bubashe kubyemera ni ibihe arambwira ngo rero hari imigenzo tubanza kugukoreraho ukambura ubusa tukabanza tukagucekinga haraza umukecuru kurebe kuri umukobwa utaragize icyo atwaye w'isugi utaragira ikintu ahuraho n'umugabo na kimwe naho ubundi hari amazi arimo imiti turi bukoze tajira base ibyo bintu utabimbwiye before yuko nza ukaba ushaka kugira ngo mbimenye aka kanya kubera iki namwanjye ntabwo ibyo bintu byemera rero niba utanyizeye nk'umuntu dukundana kanayigo baka ararakara winkora ibyo bintu ntabwo nigeze nk'imatemu yanjye yabize amafaranga yose natakaje nza kukureba ntabwo ari uko nari nkukunze nawe rero wakwihangana ukagerageza ukamba basi ikintu cya mbere ndambwira rero mu buzima bwanjye sindambura ubusa imbere w'umusore ngo hoya ngo haraza umukecuru agufashe mubijyemo ngo ngiye ngo ntabwo ndi bube hari sindi bunakurunguruke kugeza ku munsi tuzafata umwanzuro wo kubana ndambwira hoya ibyo bintu ntabwo ndi bubyemere kuko nari navuye mu rugo naganirijwe n'ababyeyi ntabwo nagombaga gukora ibyo bintu numvaga nyine ari ibintu bitari no kunzamo ukuntu ako kanya ngeze aho hantu umuntu ntabwo twigeze tujya aho yambwiye ngo nta karuhuko tugiye kuhafata n'aho atuye akorera
turaza gufata urundi rugendo tujya iwabo ngo nuko naniwe none ngo ngiye kwiyambura ubusa babanze bagira imigenzo bankoreraho. Mu by'ukuri mushiki wa ibyo bintu narabyanze, ararakara atangira kunyima tayimu, bagasohoka bakajya kuganira. Urumva nta telefone nari mfite, nafataga nkaho nta telefone mfite. Icyo telefone yanyerekaga ni uko nari mu masaha gusa, kureba isaha, kureba ibintu nari nsanzwe nunze muri fone, amafoto, amavideyo, utuntu nk'utwo. Ndangije ndicara nyine nkomeza muri ibyo. Nakundaga kureba amafilimi kuri YouTube, njya kwirebera amamuvi, nari narakoze download. Ndangije ndicara, baragenda baraganira. Nka 2 z'ijoro zigeze, 2 z'ijoro zaho nyine twari turi, nibwo uwo mukecuru yaje. Sheri wanjye arinjira arambwira ngo nkuko nabikubwiye mbere nyine ibintu bigomba kugenda uko twabipanze. Namwe oya, ntibiri kugenda uko twabipanze. Umukecuru afite ibintu yazanye, yafataga gutya nyine ni ibintu byarendukaga binateye isesemi cyane. Ndavuga se kuko mana ntabwo ndi bubikore. Amahirwe ngira nagiye nambaye ipantaro n'umupira nyine ndi safe bihagije. Ndangije nyine ndabyanga, bararakara bose. Noneho bajya muri rwa rurimi rwabo, ntihagira n'umuntu n'umwe wongera kumvugisha. Na sheri wanjye mbona yabishe. Ndaje navuga mana kuko ubuzima navaga iwacu ngiye ko bambujije nkanga, ubu ndabigenza ne? Barabwirwa n'icyo ahundi sindi no mu Rwanda, abamubagaye bambuze, wenda batekereje telefone yanzimiyeho. Hashize umunsi n'igice, hafi yari n'iminsi 2 kuko byari bigeze ku wa 4, ku wa 4, ku wa 5, hagati aho ari ku wa 5. Ntangije ndicara, bakora ibyo bakora. Arangije arambwira ngo rero ngo niba wabyanze ibyo twagombaga gukora, ngo nta hantu turi bujyane, ngo ubwo ngo bakoze imigenzo bazengurutse ibintu inzu yose. Ibyo bintu ndabihorera nyine, numvaga ngiye ntari bukuremo ngo nambara ubusa. Bakora ibintu baracuragura, binjije agahanga ka sinzi iyo nyamaswa ngo yitwa nguki. Wa mukecuru icyo gihe yinjira yazanye ibyo bintu birenduka. Haza wa musore umwe muri babandi twahasanze, amutwaje agahanga kajombye ku nkoni, ariko yari inkoni itari ndende nyine, ikintu cy'igiti kigufi nyine giciyemo kabiri ku buryo ugifata n'ikibe. Hariho agahanga kumye kariho amahembe agera hano, hariho n'utundi dushami dushamikiyeho. Mbona bya bintu nyine urabona ikintu kitarimo amaso cy'agahanga, nawe urakizi ukuntu kiba giteye n'ubwoba. Ubwoba bwaranyishe, numva nenda kwinyarira abantu nicaye. Sinagombaga kuvuga ngo nshaka kunyara, nyine narikarumye. Numva nyine ibintu ndi kuganamo, ya marozi yo mu Bugande nahoze numva bavuga muri story. None hangezeho bagiye kondoga bandisha ibyatsi nkuko njya mbyumva, ntago nzi ngo biragarukirahe. Ndangije ndicara, bazengurutse ibintu inzu. Arangije arambwira ngo genda uryame hariya, ariko bitewe n'ibintu bari bakoze n'imigenzo bakoze ntabwo nigeze ndyama. Naragenda ndyama ngaramye. Ndangije mbwira Imana ati Mana mbabarire, nibucya mu gitondo nkuri ahantu amahoro, mu bintu nzongera gukina nabyo, sinzongera gukina no kugenda. Ndangije nararyamye. Mu gitondo ntabwo hageze, nashidutse naryamye kwa kundi nyine nikuyemo ngo nabitotsi. Ntabwo nzi ukuntu byagenze, nge naje nisanga noneho ahantu mu ishyamba nziritse. Ipantaro nari nambaye bayiciye, bayigize buci, bayigize akantu k'agakabutura. Baragiye bisiga amarangi y'umweru hano uruhande rumwe gutya, n'andi hano y'umukara. Bakenyera hasi, bakenyera akantu kasi nabo kagufi ya nyine ukuntu. Abasore barakenyera
wa mukecuru nawe yari yakenyeye ikintu gutya nyine cy'uruhu rw'ikinyamaswa, yakenyeye gutya, bisize amarangi, bambaye ya maherene yo ku mazuru bacometse, bashyiramo n'andi ya hano gutya ku munwa, nyine babaye nk'ibisimba. Na sheri wanjye mbona niko yabaye, ndavuga se baraye banyambuye ubusa, ndi kurota nyine Imana iri kunyereka ibintu biri bumbeho, ni ibintu biri bumbeho. Ese nakangutse nyine kwa kundi hari ukuntu umuntu arota, yamara kurota kumva nyine ibintu biri kuba, noneho akagerageza no kurwana n'umubiri we n'ubwonko ngo abyuke aho hantu nyine izo nzoza zisimbuke, ariko nkabona nyine ibintu ni ibyanyabyo. Ndangije ndabireba, ndaceceka, ndarira, mvuza induru, ndababwira mwambabariye, nta n'umwe wari ukimvugisha, ahubwo barasekaga cyane, baseka ubwabujwe nk'amarengera bagaseka. Ndangije ndaceceka, mvaze Mana, ubu ngubu ahantu nta n'uwo gutakira uhari, nyine ubwo iwacu ntibabura iherezo ryanjye baziyakira, nuko ninjye wabihisemo, gusa uze kumira uko ridashira, kuko ndabona abo bantu bitari burangirira. Adaciye kabiri, umwe muri bo haje n'abasaza babiri, icyo gihe haza abantu b'abasaza babiri, hari abandi bantu, hari undi muntu umwe bazirikiye hirya hakurya gutya mu bumoso bwaho narindi, nawe mbona amanitse nyine, ariko ubona ko ari umuntu wimazemo iminsi yarabimenyereye, nta kibazo nyine yariyakiriye. Ariko nkanjye nyine nari nyisaragurika, numva se ibyo bintu bindiho biri kumbaho ni ibiki, nyine ari ibintu ntabasha gukurura ngo niyumvishe koko ese ndaryamye ndi bubyuka ahantu n'inzozi, umva bikanshanga. Baraza bakora imigenzo yabo, batambuka babyina, bakora imigenzo baririmba, bafatanye ku mayunguyungu, baririmba bazenguruka ahantu gutya, bari bakwashinze ibiti bagiye gucana, bavuga mu ndimi zabo, numvaza ururimi bavugagamo. Ndangije ndicara, oya nari nziritse gutya nyine, banzirikiye ku giti ukuntu, banziritse ku buryo nari meze nk'agakwavu nyine bari bubage. Murabizi iyo bamanitse ihene cyangwa se urukwavu bari bubage ukuntu baba baruziritse, kuko nanjye nari nabawe. Bazanye ikintu cy'ikinyama kirekire nyine, kirekire, ubona ko ni nk'akaguru k'umuntu bagiye barashishura hasigara inyama. Bazana igiti nyine, bari bayizanye bayijombye ukuntu mu giti, wa muriro bawuzengurutse, baracana, bamaze gucana bakajya bazengurutsaho ya nyama. Ndavuga Mana, ni hantu barya abantu, sinzi impamvu ntitaye kumenya iryo zina ari kumbwira ry'aho hantu. Ubu koko ahantu ndahava gute? N'ibyanjye birarangiye, ni njyewe bagiye guteka kuriya, ubona nyine nta kibazo bibabwiye, bishimye, bakoze ikintu cy'ikirori. Ndangije nta telefone nari mfite, sinari nzi ngo nisangahe, nta muntu nawe wo gutakira nari mfite, ururimi rwari rwamaze kwizinga, nta n'ijambo nyibasha kuvuga nyine, kwa kuntu umuntu aba yaguye muri koma, niko nanjye nari meze. Nangije ndicara, nako ndazirikwa, maze kuzirikwa hadaciye kare, kuko turi ahantu niba ukizinduka ukajya ku kazi kawe ukicara ugategereza abakiriya 20 cyangwa 30 ku munsi, menya neza ko nta kazi urimo. Hari uburyo nzi bwizewe benshi bari gukoresha, ninkubwira bizwi nka GBM cyangwa se Global Biomagnet, untega amatwi neza nkwibiri by'iri banga. Ubu ni uburyo bwihariye tukubakiramo website igahindurira agakino muri business yawe. Game changer, aka kantu se urakumvise? Ibi ntabwo ari amakabya nkuru, ahubwo n'ubuhanga bw'inzobere mu gucengera ibijyanye n'iyubako ry'imbuga nkoranyambaga zicururizwaho hifashishijwe ubumenyi mu byitwa social dynamic algorithm, aho umukiriya amurikira abatuye isi ibicuruzwa bye mu kanya nk'ako guhumbya, abakiriya bakisuka. Ibi bizagufasha kugeza ibicuruzwa byawe ku bantu barenga miliyaridi 7 zituye umubumbe, byose bikorewe kuri smartphone yawe cyangwa se mudasobwa.
ubucuruzi bwose waba ukora ubu buryo burizewe kandi burakora. Ndakurahiye abakiriya baturutse imihanda yose bakora oda ku bicuruzwa byawe. Nge rwose ibi bintu nzi abantu babizi neza kandi babasha kubigukorera aho waba uri hariho hose, haba mu Rwanda cyangwa se mu mahanga. African Digital Opportunity Initiative, bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0796 83 56 17. ishyamba ripfutse pe ubona ko ari ishyamba. Ndangije ndabirebera ngeraho ndahumiriza n'amaso ndeba ibintu bari gukora, ndava Mana kuki abantu nk'aba ngaba ataba ari gutwara ugatwara abantu bafite imitima myiza batatekereza no gufata umuntu mugenzi wabo ngo amukorere ibintu nk'ibi ngibi. Aba babi bakaba ari bo baba muri iyi si. Mana koko gusenga buriya birafasha. Nubu koko nkome mba ahantu mpfira aha hantu ubuzima bwanjye nahangaha nyine ubuzima bwanjye bugiye kurangira nta igitabo cy'ubuzima bwanjye kigiye gufungira. Nihoya nibi bintu ntibyashoboka. Ndangije nyine nibwo nicaye ndavuga ni Imana nyine ikora ibyayo, nta mpamvu yo gutonganya Imana. Ubwo naha nyine kaniyakire. Imvura yaraguye bafite, haje imvura ya yindi imwe ya danje, haza imvura ariko noneho basaga nk'abantu batinya imvura. Niba baratinyaga ko ibyo bintu bisize bibaho simbizi, batinyaga imvura kubi. Barirutse ari akantu k'akazu kameze nk'ak'ibyatsi bubakishije ibiti n'ibyatsi ukuntu, birukangana ya nyama yabo bajya inyuma gutya bajya kuyirya. Nanjye ariko uko navugaga niko nagendaga ngerageza gukurura akaboko kavunitse. Umvaga nyine bitewe n'amasaha nari maze nziritse ahantu, numvaga nyine nta buzima nta mbaraga. Meruka amazi nariye n'ibyo twariye by'amafi n'iyo kawunga mugari, ndashonje nta mazi, icyaka cyanyishe. Ndangije ndwana gutya mbona akaboko kamwe kavuyemo ndagahisha kugira ngo hatagira umbona. Shisha inyuma nzitura n'ahandi ndizingura hose, nyine bari banzinze gutya bamanyije n'igiti bazengurukije. Maze kwizingura ndavuga ntabwo ndi bwiruke ngo ngere kure aka gace kose. Nyine natekereje ko aho hantu hose ndi nyine barya abantu. Ndangije shaka ndiruka, ngeze imbere mbona ahantu hari igikuru gisa nkaho cyubakiye, ninjiramo ndihisha. Imvura iranyagira, mfite ubwoba, nta nzoka ziri bundye, ese nta kindi gisimba kirimo hano. Nyine hahandi udashobora no guhumeka ngo unahumbye gato. Ndangije nyine ndicara, nibwo umugoroba waje. Ntabwo nababeshya ngo hari sangahe, murumva nari namaze gufatwa bugwate, na telefone, imyenda bayinciriyeho, nari nyambaye umupira wo hejuru na rya kote ryanjye barijyanye, sinifubitse, imbeho yanyishe, nambaye ibirenge, nacikaguritse, ibikovu, ibisebe. Nyine ubu mfite inkovu zabyo gusa nizo nsigaranye. Ndangije nyine niko uvuga ngo ubwo umugoroba uje ntabwo nava hano nijoro, nahura n'abandi nabo bakantwara bakandya. Bwarakeye ndeba ahantu izuba riri kurasira, ndeba n'aho ryaraye rirengeye, ndeba ndangije ndavuga rero nkurikije ukuntu twize ku ishuri ibintu bijyanye na mapu, kance hano niruke ngana hano. Nkurikije uko nagendaga mbara iminsi mbimazemo, uwo munsi hari ku cyumweru, umva yakaba yari nawo munsi ndi kujya gufasha mushiki wanjye gushyingura. Yarandakariye, buriya yaravuze, naragiye ndaryoshya, naramwibagiwe, naramutaye, naramutereranye, nta nshuti ndimo. Ndangije ndiruka nk'abantu mwe, mfite ikintu cyitwa isereri, inzara, umunaniro, gukoboka. Narirutse
ngeze kuri kaburimbo mbura ngo ndazamuka ndamanuka ndatambika nyine birancanga. Muri Uganda ari ukuntu imihanda yabo yubatse irimo n'ibinogonogo utabona ari ahantu nyine hafite isuku ihagije nk'iyo tubona hano mu Rwanda. Ndangije nyine sereranzonga nikubita hasi, nikubise hasi ndavuga nyine ubwo niba ari ubuzima bwanjye nta mpamvu yo kurwana n'ibitariho. Nikubise hasi hacika. Icyo gihe nyine narirutse ndiruka, ntabwo nari nzi ngo ndagana he, ntabwo nari nzi ngo biragenda gute. Icyo nzi nikubise hasi, nikubita hasi, naje kuzanzamuka ndi ahantu kwa muganga ndi muri serumu. Ndahenda vasibu koko abantu bongeye barantoragura bagiye kumbagira hano, noneho byagenze gute? Mbona haje umuntu w'umumama ukuzemo, haza n'abandi baganga baramvugisha, urumva nta bwenge ntaki, nari ndi muri serumu murabizi, maze iminsi ntarya. Ndahangije nyine nibwo nabatungiye agatoki ahantu hari hateretse amazi mu ngona aho ngaho kameza, barampa ndanywa. Barambajije uvuga Urugande, bararuvuga wapi, bavuga urundi rurimi rwabo nabwo wapi. Ndangije nyine ndababwira ni ndashonje, bumva nkoresheje English. Barangije bamereza ibyo kurya bitetse igitoki n'ubunyobwa, bazi no guteka ubunyobwa neza cyane, ndabashimira. Barangije nibwo icyo gihe bambajije se bimeze bite, waje uturuka he? Ni umuntu wakuzanya gutoraguye mu muhanda gutaha hano nawe aragenda. Icyo twakoze twabonye ugihumeka tugerageza kugufasha, ubwo rero watwibwira aderesi zawe n'ibiki. Nyine bitewe n'ubwo nari mfite ndababwira njyewe iwacu ni mu Rwanda, nakoresheje Icyongereza numva baranacyumva. Ndababwira iwacu ni mu Rwanda, naje hano gutya na gutya, umuntu turatega tujya hariya nuko. Ati rero hari ahantu twagutoraguye ni mu muhanda ujya za Kakonja, ni Bukonja. Ati rero aho hantu twagutoraguye bambwiye bagukuye ni agace iyo ugezemo imbere barya abantu, kandi umva iyo story uri kutubwira ihura nabyo. Ese byaba byakubayeho? Ese batangira kuncekinga nta hantu bamemukiye, nta kintu banteye, nta nkovu zo kumbaga mfite, babona nta kibazo mfite usibye gukubagurika bitewe n'amashyamba nari nirukansemo. Baranganiriza, barampumuriza, barambwira ngo tuza, natwe ntabwo turi abantu babi. Ati natwe bene gihugu ntabwo kariya agace tujya tukageramo, kuko n'abantu bagira imyumvire y'uko iyo bariye abantu bakarya abantu b'abakobwa bakiri bazima bakiri amasugi batarasambanaho na rimwe, bibongera iminsi yabo yo kubaho. Nyine ni mu myezerere yabo. Ihangane wa mwana w'umukobwa we wahuritse, ufite imyaka ingahe? Ndababwira, barambwira ati Imana yanjye ukuri wari ugiye ukiri muto, ni Imana yagutabaye. Ndabwira ni imvura yanabaye kuko yaguye, ati buriya ni Imana yayohereje. Nyine barampumuriza ariko nkifite guhamuka, ubwenge bwatakaye. Ndangije nyine ndatuza, uwo mama arandeba agahinda karamwica, aranyegera arambwira, ngewe rero banyita Shifa. Arangije arambwira n'irindi zina ry'Ikigande ntabwo ndyibuka neza. Ndangije ndambwira nta kibazo, nanjye nitwa Asiya turamenyana. Arangije arambwira ati nakwishimiye, uri umukobwa w'umuhanga, wabaye intwari, hariya nta muntu nari natoragura n'umwe warokotse usibye wowe mbashije kubona. Ni ukuri Imana iracyagufiteho umugambi, ujye usenga, gusenga birafasha. Ni ukuri ujye usenga, dore uracyafite ubuzima burebure bugera kure cyane. Ndavuga nta kibazo, nzajya mugerageza mbikore kenshi gashoboka. Arambwira rero ndagufasha muvure. Murumva twari twarageze muri ikindi cyumweru, icyo gihe hari ku wa mbere. Ndangije nyine ndavuga agiye kumfasha amvure nta kibazo.
ndangije ndicara ndategereza aramvura, maze kumvura ibisebe akajya bisigaho imiti birakira, ibyo gupfuka n'ibipfukwa arapfuka. nari naranavunitse nyine, niba ari imitsi yikanze ntumbaze, banshyiraho bande ku kaguru. ndangije nyine ntangira gusindagira. muri ibyo bitaro nahamaze iminsi 2. umuganga atashye arambwira ngenuye muri Kampala, urabona hano turi hafi ya Kampala ariko si muri Kampala neza. turagenda njyana iwe, nabwo nyifitemo guhamuka. turangije tugeze iwe arateka arangaburira, umugoroba uragera tujya kuryama. nta telefone nari mfite, nari narataye umutwe, nta nimero n'umwe even n'iya mama n'iya papa nta nimwe nari nyibuka. nari nyine nararwaye turuma, nyine ubona ko nanjye nihebye. igihe kigeze nyine nibwo twahageze nimugoroba, arateka turarya, buracya ku wa kabiri aragenda nimugoroba tugenda aracopingira ikanzu ndende igera ku birenge, angurira n'uduslipa tw'utubodaboda tw'abakobwa. arambwira rero wa mwana w'umukobwa we, tuza urongera urare hano, nzagufasha ujye mu rugo, humura. ntangira kugira ubwana abana we, buriya afite imigenzo yiwe agiye kunkoreraho. muri make nyine numvaga nta muntu wo kwizera ukiri aho n'umwe. numvaga nyine ari aho ubuzima bugomba kugera, ari naho bugomba kurangirira. turataha turateka turarya, niwe watetse. njye numvaga nicaye ahantu hamwe akabikora, ntahaguruka aho hantu no kujya kuri toilette, mubwira nshaka kujya kuri toilette akamerekeza. nyine narasaze, narabaye nk'umusazi, nariyakira nibaza nzasubira iwacu koko ibyo mbwira nibyo, Imana yabinkunda, Imana yabagira neza. ndangije nyine igihe cyarageze, buracyari ku wa gatatu nimugoroba, turagenda anegera Trinity, ubundi ndagaruka arampa nimero ze ku gapapuro. turagenda tugezeyo mu modoka, we yarasigaye, ndagenda arambwira ngiye banyita nyine yambwiye izina rye rindi ry'irigande kurikurura byananiye, ndibuka rya rindi. ndangije ndava nta kibazo ndataha. nicaye mu modoka nakonje, kwa kundi ubona agakoko kanyagiwe cyangwa se ihene. naricaye, umuntu twari kumwe w'umunyarwanda, yari umusore, aranyegera arambwira, se biteye kutavuga, wabaye iki, urarwaye, wafatiwe ryari? nange nta kibazo mfite, meze neza. arambwira uzi ikinyarwanda? ndakizi, ndi umunyarwanda. tugeze ahantu bafatira ibyo kurya, avamo aragenda arashopinga, mbona aranzaniye, mbanza kugira ubwoba, numvaga nta musore wo kwizera ukiriho kuri iyo si. ndangije nyine ndarya, mbona nta kintu mbaye. twageze inaha nimugoroba nka saa 2 z'ijoro, hari ku wa 4. ndangije ndazamuka njya mu rugo, magera ndi kurira, barambona baranuka, wigize ikirara aka kanya, ubonye usoje kwiga wumva ko nta bundi buzima ugomba kujyamo, sigafata umwanzuro wo kugenda ukamara icyumweru n'igice utarataha mu rugo. mama arantunganye cyane, ubona yaranahangayitse, ndamureba ndarira. papa nawe arambwira ati genda mva imbere, nawe ndarira. nyine utwana duto two mu rugo nitwo twansanganiye, turansuhuza, barambwira twari tugukumbuye, ese sisita aho wagiye utuzaniye iki? ni ukuri tuzabivugana. ndangije mbwira mama ati wambabariye nkaryamaho n'iminota 5 ko ndi bukubwire ukuntu ibintu byose byangendekeye. arabyanga, njya kuryama, arankurikira, arantonganya, mbabarira mwana wanjye, ntabwo nshaka kuguhomba, ntabwo nshaka kusaza gutyo, ntabwo nshaka kujya mu buzima bwo kujya mu bintu nk'ibyo ngibyo. nyine ababyeyi baba bumva ari ukwiyandarika, kandi koko nanjye numvaga nakojeje isoni ababyeyi banjye bitewe n'ibyambaye w'icyo gihe. nyuma yo gukoresha imbaraga nyinshi ukagera ku nzu y'inzozi zawe wifuzaga, harabura ikintu cy'ingenzi. icyo kintu ni ibikoresho byo mu nzu, furnitures, intebe zo muri salo, salle à manger, ibitanda n'amatera zabyo, utubati two mu byumba,
intebe za jardin n'iza balcon yewe n'ibikoresho byo mu biro. Tubakorera intebe, ibitanda n'inzugi, tukabakira n'ibikoni bigezweho n'ibindi bikoresho mushaka. Mwe banyamahoteli na za apartment, umwihariko wacu nuko iyo mutugannye tubibakorera muri design yose mwifuza. Ku bindi bisobanuka duhamagara kuri nimero 0783 337 8096.